Family Ties, indirimbo y'umuhanzi Lucky Philip Dube yagiye hanze mu mwaka wa 2003, ikaba iri kuri album ye yitwa The Other Side. Ngiye kubwira amagambo ari mu indirimbo. Kuva bakivuka, uwo mukobwa yahoraga ahangayikiye inshuti ze kugeza nubwo bagejeje imyaka 25. Yahoraga ahangayitse kubera izo nshuti ze zagendanaga nazo. Umunsi umwe hari saa 9 z'igicuku, inzogera ivuga kabiri yo ku muryango. Uwo mukobwa arabyuka yambaye ikanzu nziza yo kurarana y'ubururu. Iyo kanzu yashigiranaga bityo ikamurika mu maso y'umuhungu wari uhagaze ku muryango. Uko abo basore abarebye ku maso byamuteye ubwoba. Bimutera ubwoba mbere yuko bamubwira ibyo yahoze atinya. Bityo baramubaza, ese waba uzi aho umuhungu wawe ari mu iri joro? Ese waba uzi aho umukobwa wawe ari mu iri joro? Mutwihanganire, dutewe ishavu no kukubwira ko batari butahe. Ese waba uzi aho umuhungu wawe ari mu iri joro? Ese waba uzi aho umukobwa wawe ari mu iri joro? Mutwihanganire, ntabwo bakibashije gutaha mu rugo. Kuva yagera muri urwo rugo, yatangiye avuma umugore wese ufite umwana, abiterwa n'uko yavugaga ko bazanye umuvumo mu isi uzangiza ubwoko bw'abantu. Umunsi umwe ubwo byari saa 9 z'igicuku, abazamu baje birukanka batubwira ko yavuye mu rugo agenda yambaye ikanzu ye ishashagirana, bityo baracyamushakisha. Abatubwiraga ayo makuru uburyo barebaga byaradukanze cyane, birushaho ubwo batubwiraga ko umuryango wacu ukwiye gufatana mu mugongo. Bityo baratubaza, ese mwaba muziho mama wanyu ari mu iri joro? Ese mwaba muziho papa wanyu ari mu iri joro? Dutewe ishavu no kubabwira ko batari butahe uyu munsi. Ese waba uzi aho umuhungu wawe ari mu iri joro? Ese waba uzi aho umukobwa wawe ari mu iri joro? Dutewe ishavu no kukubwira ko atari butahe uyu munsi. Waba uzi aho umuhungu wawe ari mu iri joro? Waba uzi aho umukobwa wawe ari mu iri joro? Dutewe ishavu no kukubwira ko batari butahe uyu munsi. Ayo ni amwe mu magambo ari mu ndirimbo y'umuhanzi Lucky Philip Dube yitwa Family Ties, yagiye hanze mu mwaka wa 2003. Wakoze kubana nanjye, hari igitekerezo cyangwa inyunganizi cyo muri comment, mwebwe kandi like na subscribe, birakoze, ugira ibihe byiza.